ibintu 10 umugore agomba kubaho akora neza mu buzima bwe bwa buri munsi. Ibi bintu 10 rero iyo biranze umugore biba ari byiza cyane, bimugaragaza neza, bimugira umugore w'agaciro, haba iwiwe, umugabo we, mu muryango ndetse no muri sosiyete abarizwamo. Niyo mpamvu rero wowe umugore uri kunyumva cyangwa se n'undi wese, tera agatebe hafi utege amatwi wumve neza. Ibi bintu 10 umugore agomba kuba akora neza mu buzima bwe bwa buri munsi, kubera yuko iyo abikoze neza bimuha agaciro we ku giti cye, ku bamureba, ku bamuri hafi ndetse n'abahorana nabo, ubu ndavuga muri sosiyete muri rusange. Umugore afite uruhare rukomeye cyane mu muryango no mu mibanire ye n'abandi muri rusange. Hari ibintu by'ingenzi rero bimufasha kubaho neza no kugera ku ntego ze za buri munsi aba yateguye. Ibyo bintu rero 10 ngiye kukubwira nibyo bizamufasha kubana n'abandi neza, akagira imibanire n'abandi muri rusange myiza, akagira ishusho nziza muri sosiyete. Ibyo bintu rero 10 umugore agomba guharanira gukora kandi neza. Ikintu cya mbere nifuje ko duheraho niga amatwi neza ni ukwiyubaha. Umugore wiyubaha nta kabuze, twese turabizi neza yuko icyubahiro ntawe utakigomba, nta n'utakigombwa. Kwiyubaha no kwiyubahisha ni indangagaciro ikomeye cyane buri munyarwanda ndetse n'undi muntu wese muri rusange igomba kumuranga, kubera yuko kwiyubaha ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bwawe bwa buri munsi. Wowe umugabo cyangwa umugore ujye uharanira yuko ugomba kwiyubaha, kubera yuko iyo wiyubashye nta kabuze n'abandi barakubaha, kubera yuko uba waberetse ubupfura n'indangagaciro ikomeye cyane. Kwiyubaha rero ku mugore byo ntago bisanzwe, ni inkingi ikomeye cyane, ni intego ikomeye cyane, ni indangagaciro ikomeye cyane ibikuranga, kubera yuko umugore agomba kwiyubaha. Ni nako Imana ibitegeka mu ijambo ryayo ryera muri Bibiliya ndetse n'ibindi bitabo byose, Korani cyangwa se n'ibindi byose, ibitabo tuzi ko ari iby'Imana bivuga ku magambo y'Imana. Umugore agomba kwiyubaha no kumenya agaciro ke. Iyo wiyubahishije cyangwa se iyo wubashye n'abandi barakubaha by'umwihariko nk'uko twabibonye. Kwiyubaha rero ku mugore ni indangagaciro ikomeye cyane ugomba guharanira mu buzima bwawe, ugenzura ko ubikora neza kuko niba bikuranga muri rusange. Icya kabiri ni ukuganira neza n'abandi. Wowe uri kunyumva cyangwa se uri buze kunyumva, jya uharanira yuko ubaho mu buzima bwawe bwose iteka uganira neza n'abandi, kubera yuko biri mu ndangagaciro iranga umuntu ufite ubumuntu buzima, umuntu usobanutse, umuntu ufite ubwenge, umuntu ukwiye kwigirwaho byinshi. Iyo urangwa n'amagambo meza, iyo urangwa no kuganira neza n'abandi, biba ari ibintu by'agaciro cyane. Wa mugore we rero jya uharanira kuvugana ubwitonzi no guca bugufi no kumva abandi, bituma habaho imibanire myiza muri rusange. Icya gatatu rero wa mugore ugomba guharanira gukora neza mu buzima bwawe, kwita ku muryango. Umuryango wawe ni ishema ryawe, umuryango ni ibikuranga wa mugore we. Kwita ku muryango rero ni ukwita ku bana wabyaye, abana bawe ndetse n'abaje bakugana bose ugomba kubitaho. Kwita ku mugabo wawe Imana yakugeneye no ku bandi bagize umuryango, by'umwihariko imiryango mwagiye muturukamo mwembi, ni kimwe mu bintu by'ingenzi bigomba kukuranga wa mugore wowe uri kumva, kubera yuko umugore mwiza
ni wa mugore ukunzwe n'umuryango, ni wa mugore ukunzwe n'abantu, ni wa mugore urugo rwe ruba rurangwamo amahoro, umutuzo n'umudendezo, ni wa mugore abantu baba bifuza ko bamwegera, bamusura, bamugana iwe kugira ngo babashe kungurana ibitekerezo, kubera yuko bamuziho kuganira neza nk'uko twabivuze mbere, kwiyubahisha nk'uko twabivuze mbere, ndetse bakanamubonaho ishusho nziza y'uko yita ku muryango we. Icya kane rero, kugira umutima mwiza, ipfundo ry'ubuzima bwiza burambye buhuje urugwiro n'ubupfura. Kugira umutima mwiza rero, ujya uharanira yuko kugirira abandi impuhwe no gufasha igihe bikenewe ni umuco mwiza ugomba kuranga buri muntu wese, si ngombwa gusa umugore. Ariko hano turi focused cyane, turi kwibanda cyane ku mugore kubera yuko niho ikiganiro cyacu cyose gikubiye. Wa mugore rero ugomba kurangwa n'umutima mwiza, umugore mwiza agomba kurangwa n'impuhwe, kugirira impuhwe abana, kugirira impuhwe abantu, nizo ndangagaciro z'umugore. Ntabwo ugomba kuba ukakaye ushikamye nk'umugabo yaba, ugomba kubaho ugira impuhwe, kubera yuko urabizi neza yuko umugore ntahuriye n'umugabo. Umugore igihe cyose agomba guhorana impuhwe, umutima mwiza ugomba kuba umuranga iteka ryose. Umutima mwiza rero ni ipfundo rikomeye cyane. Wowe wa mugore uri kunyumva, jya uharanira kugira umutima mwiza, kubera yuko bizagufasha kugira inshuti nyinshi, kubana n'abantu neza no gukundwa n'imbaga nyamwinshi. Bizatuma uhora iteka wishimye wa mugore we. Ikintu rero tugiye gukurikizaho nyuma yo kumva ko ugomba kugira umutima mwiza, bya gatanu ni ugomba gucunga neza umutungo wawe, ndetse n'uwaho ukomoka, ndetse n'uwo baguhaye ngo urinde neza. Gucunga neza umutungo ni indangagaciro igomba kukuranga wa mugore we. Ugomba kubaho iteka uzirikana iki kintu, kumenya gukoresha neza amafaranga yawe ndetse n'ayo wahawe, ndetse n'ibindi byose, n'indi mitungo yose utunze cyangwa se mutunze nk'umuryango. Ibi bituma umuryango utera imbere, by'umwihariko twese turabizi. Iyo ugize management nziza y'ibyawe, y'imitungo yawe, bituma ubasha kubaho neza, unategura neza ejo hazaza hawe hakazaba heza. Niyo mpamvu rero gucunga neza umutungo ni ikintu cyiza kandi cy'ingenzi ugomba kwitaho wa mugore we, kubera yuko aka kanya umeze gutya, ejo ntabwo uzi ngo buracya bimeze bite, ejo ubundi ntabwo uzi ngo bizaba byifashe bite. Niyo mpamvu gucunga neza umutungo wawe ufite aka kanya, gukoresha neza amafaranga ufite aka kanya, biragufasha wirinda kumva ko ejo utazaseba, cyangwa se ejo n'ejo bundi utazandavura, kubera yuko wabashije gucunga umutungo wawe neza, by'umwihariko amafaranga ndetse n'ibindi byose ushobora gukonsoma, ushobora gukoresha mu buryo butumvikana, butunguranye. Ujye wiga rero gukoresha unazigama, kubera yuko birafasha. Ubuzima bw'uyu munsi bugenda buhindagurika. Niyo mpamvu rero iyi ndangagaciro yo gucunga neza umutungo wawe, indangagaciro igomba kukuranga nk'umugore ufatiye runini umuryango, kubera yuko buriya umugabo ntabwo aba yihagije. Ugomba kuza umukurikira, ukajya umufasha mu bikomeye ndetse n'ibyoroheje byose. Cya gatandatu rero, inshuti yanjye uri kunyumva, ni ukwita ku buzima bwawe. Icya mbere ni ubuzima, twese turabizi. Ibyo byose ujye ubikora, ariko wibuke kwita ku buzima bwawe. Ka siporo hafi aho ngaho. Ubuzima bugira ibihe byiza. Ubuzima iyo ububayemo neza utarwaye buba buryoshye. Niyo mpamvu rero kwita ku buzima bwawe, kurya indyo yuzuye, by'umwihariko nk'umudamu ugomba kujya ubikora neza, kubera yuko ni ibintu uhora utegura. Uba uzi neza yuko indyo igomba kubaka umubiri, irinda umubiri, ni ibi ngibi. Igomba kurinda umubiri ni iyi. Ujye uyitegura, unayitegurira umuryango muri rusange, kugira ngo mubashe kugira ubuzima bwiza mwese muri rusange. Kurya indyo yuzuye, gukora siporo no kwisuzumisha kwa muganga ni ingenzi, kugira ngo umenye uko uhagaze. Icya karindwi rero, kwihangana mu bibazo ndetse n'ibigeragezo.
Abagore ni abantu baba bigoye cyane kwihanganira ibibazo n'ibigeragezo, ariko ubuzima bugira ibyo bintu bibiri. Ubuzima bugira ibihe byiza n'ibihe bigoye n'ibihe bibi. Niyo mpamvu rero kubaho mu bihe byiza cyangwa se bigoye byose ugomba kubyakira, kubera yuko ni ibihe biza bisimburana mu buzima bwa kimuntu, ni nako Imana yabiremye. Rero umugore mwiza amenya kwihangana no gushaka ibisubizo mu bigeragezo bikomeye, ibibazo bikomeye. Agomba kwihangana no gushaka ibisubizo nk'intwari, nk'umutima w'urugo, nk'umugore urangwa n'indangagaciro twavuze ruguru. Niyo mpamvu rero kubaho uzi neza yuko ugomba guhura n'ibibazo ndetse n'ibigeragezo bikomeye, ugomba kubyihanganira, ahubwo ugaharanira kumenya gushaka ibisubizo ndetse no kumva yuko bitagushegesha mu buzima bwawe ndetse n'iterambere ryawe. Icya munani ni ukwiga no kwiteza imbere. Ugomba kubaho ukora cyane, ufasha uwo mwashakanye, ufasha umuryango muri rusange, kugira ngo mubashe gutera imbere no gutegura ejo hazaza heza. Guhora ushaka ubumenyi ni byiza cyane, ubushya bifasha kugera ku nzozi zawe no kwigirira icyizere mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ikintu cya 9 rero tugiye gukurikizaho ni ukubaha abandi, kugira indangagaciro yo kubaha abandi. Kubaha abantu bose, haba mu muryango cyangwa hanze yawo, bituma habaho amahoro n'ubwumvikane muri rusange. Icya 10 tugiye gusorezaho rero ni ugukunda no gushyigikira abo ukunda. Gukunda no gushyigikira abo ukunda, iyi ni interuro nziza cyane igomba kukuranga wa mugore we. Ugomba gukunda no gushyigikira abo ukunda iteka ryose mu buzima bwawe. Iki kintu ujye ugiharanira, kubera yuko kwerekana urukundo ni ikintu cyiza cyane. Kubatera imbaraga abo ukunda ni ikintu cyiza cyane, no kubaba hafi ni ikintu cy'agaciro cyane. Ugomba gutera imbaraga abo ukunda no kubaba hafi abo ukunda, haba mu bihe bigoye cyangwa se bikomeye. Biba ari byiza, ni ikintu cy'agaciro mu buzima bwawe, uba ugomba guharanira ukora buri munsi. Ibi byose rero kuba amaze kubyumva, nizere yuko utari ubirangwa nabyo, uyu munsi umfashe utangire urangwe nabyo, utangire ubyiga ubikore, kuko bizakugira umugore w'intwari, umugore ukomeye, umugore wifuzwa na buri wese, umugore ukwiye kwigirwaho indangagaciro zikomeye zubaka ubuzima bwiza. Umusozo rero tunasoza tunagirana inama, umugore ushishikajwe no gukora neza ibi bintu 10 twavuze ruguru, yubaka ubuzima bwe bwiza, umuryango mwiza ndetse n'ejo hazaza heza. Nubwo nta muntu utunganye kuri iyi si, turabizi neza, ariko guharanira ibi bintu buri munsi bituma umuntu arushaho kubaho mu buzima bwiza, bituma arushaho kuba mwiza no kugera ku ntsinzi ye. Murakoze gukomeza gukurikirana no kumva ibiganiro byacu umunsi ku munsi ko duhora tubibagezaho. Ni ya channel yanyu mwakunze cyane, n'abo tubanye bwa mbere mwibuke gukora subscribe, comment na like ni ingenzi. Murakoze, murakarama. Ciao ciao.